Tariki ya 9 Mata nibwo icyo Abafaransa bise Operation Amaralisi yatangiye mu Rwanda kugera ku wa 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operation kwari ugucyura Abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikari ndetse n'intera hamwe. Nkwibutse ko icyo gihe hari mu 1994 ubwo habagaho jenoside yakorerwaga Abatutsi. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga abicwaga nyamara ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa bikomereza gucyura bene wabo, ubundi basiga Abatutsi benshi ku kibuga cya Kanombe babasigiye intera hamwe. Hari Abatutsi bari bashoboye kurira imodoka z'abasirikari b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango yarimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda barabatandukanije, abanze gutandukana barabasiga. Mu marira menshi abagore bashakanye n'Abanyarwanda basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane cyane Abatutsi barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango w'uwahoze ari perezida, abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yariho n'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, intera hamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi Orphelinat Sainte Agathe yari Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana, barabatwaye, ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana b'abanyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikari b'u Rwanda bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga. Icyemezo cyo gucyura Abafaransa nticyafashwe indege ya Habyarimana kimara guhanurwa cyangwa se iminsi 2 yakurikiyeho. Icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitike bashakaga guha ingufu izahoze ari ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana n'abandi bahezanguni buri indege z'Abafaransa bajyanwa i Bangui bakomereza i Paris mu Bufaransa. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'Abafaransa harimo Felicien Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside, ndetse na Ferdinand Nahimana wabaye umukangurambaga wa jenoside. Bombi bari mu bashinze RTRM yakoreshejwe mu kwamamaza ibikorwa bya jenoside. Reka rero mite nkomerezaho nkubwire ko hoteli ya Habyarimana wari perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariyo yategurirwagamo inama zo kurimbura Abatutsi. Izo nama nyinshi akaba ariho zagiye zikorerwa. Muri hoteli ya Perezida Habyarimana ni hamwe mu hateguriwe jenoside bikozwe n'ishyaka ryari ku butegetsi MRND. Habereye inama nyinshi zafatiwemo ibyemezo byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kiganiro yatanze ubwo hasozwaga icyumweru cy'icyunamo, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse ku nama zabereye muri hoteli ya Habyarimana zigategurirwamo jenoside. Hari inama yo ku itariki ya 17 Ukwakira mu 1992 yayobowe na Kapiteni Pascal Simbikangwa muri hoteli Rebero Rorizo. Uyu yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 n'ubutabera bw'Ubufaransa. Inama Simbikangwa yayoboye yafatiwemo icyemezo cyo gushaka abantu bose bari baravuye mu gisirikare bakinjizwa mu intera hamwe. Iyi nama kirangira bukeye bwaho tariki ya 18 Ukwakira mu 1992 hishwe Abatutsi benshi muri Kigali, barimo Byabagamba Straton wari umunyamakuru wari ushinzwe ikiganiro cya Kiliziya Gatolika kuri Radio Rwanda, akaba yarari n'umukuru w'ishyaka rya PER muri komine Kanombe. Kuwa 20 Ugushyingo 1993 Perezida Habyarimana ubwo yayoboye inama muri hoteli Rebero Rorizo hafatirwamo icyemezo cyo guha intera hamwe n'impuzamugambi intwaro zagombaga gukoreshwa mu kwica Abatutsi n'abataravugaga rumwe na MRND na CDR. Ikwirakwizwa ry'izo ntwaro ryakorwaga hifashishijwe otobisi za leta z'ikigo cya Onatracom.
Iyo nama yari iyo gushyira mu bikorwa ibyari byemejwe n'indi yari igizwe ahanini n'abasirikari mu Kwakira mu 1993 yari yaremeje ko bakomeza umugambi w'icyo bitaga uwo kwirwanaho. Icyo bitaga kwirwanaho no gushaka amahoro arambye kwari ugutsemba abatutsi nk'uko byari byaratangajwe na Habyarimana mu 1991. Abatari bashyigikiye interahamwe kandi bagombaga kwicwa hibanzwe ku batuye i Kigali. Tariki ya 27 Gashyantare mu 1994 kuri hoteli Rebero Rorizo habereye inama yahuje abayobozi bakuru b'interahamwe, initabirwa n'abandi bari bakomeye nka Michel Bagaragaza wayoboraga ikigo cy'igihugu cyari gishinzwe ubucuruzi bw'icyayi, yitabiriwe kandi na Joseph Nzirorera wari umunyamabanga mukuru wa MRND. Hari kandi Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'ingenamigambi, Claver Mvuyekure wari umuyobozi mukuru wa Banki ya Kigali, Pasteur Musabe wari umuyobozi mukuru wa Bakari, Serafin Rwabukumba wari umwe mu bayobozi bakuru ba Banki Nkuru y'Igihugu akaba na muramu wa Perezida Habyarimana. Hari harimo kandi na Robert Kajuga wari umuyobozi mukuru w'interahamwe. Iyo nama yemeje ko bagiye gushaka amafaranga yo gushyigikira interahamwe mu rwego rwo gutsemba abatutsi, ari nayo mpamvu hari hatumiwemo abayobozi b'amabanki. Nubwo umusozi wa Rebero wateguriweho jenoside yishwemo abatutsi barenga miliyoni, ku rundi ruhande wabaye umusozi wo gukira kuko ubwo ingabo zari za RPA zawufataga kuwa 11 Mata mu 1994 byabaye ikiraro cyo kurokora abatutsi bicwaga. Charles Kayonga wari uyoboye ingabo 300 zari ziri muri CND yavuze ko gufata Rebero byarakaje cyane ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda icyo gihe. Charles Kayonga yavuze ko gufata Rebero byahinduye isura y'urugamba bitewe n'aho uyu musozi uherereye, ko iyo bataza kuwufata batari kubona uko bafata Stade Amahoro ndetse na CND cyangwa ngo babashe kurokora abari batuye mu Kiyovu na Nyamirambo. Aya makuru tukugejejeho twayakuye mu kiganiro cyatanzwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana. Reka kandi nkomeze nkubwira ko umunsi umugambi wo kwica abatutsi ukwira mu gihugu hose. Reka nkubwire uko byagenze kugira ngo umunsi cyangwa se umugambi wo kwica abatutsi ukwire mu gihugu hose. Mu ijoro ryo ku itariki ya 3 rishyira ya 7 Mata, nyuma y'ihanurwa y'indege ya Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, nibwo interahamwe n'abasirikari bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali no kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikari barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro i Remera, hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikari barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu batutsi n'abandi bari muri Stade Amahoro barokoka. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikari yayoboraga kutangira kwica abatutsi n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Mu bari bahungiye kuri Stade Amahoro bakarokorwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa François Verite wari impuguke mu bijyanye n'imiyoborere akorera isuzuma imishinga y'u Rwanda rwaterwagamo inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Uyu munsi kandi nibwo abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuiti cya Centre Christus i Remera. Mu bishwe harimo padiri w'umuyezuiti Chrysologue Mahame w'imyaka 37 wayoboraga icyo kigo, akaba yari no mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwaga Association des Volontaires de la Paix AVP. Abo bose bishwe n'abasirikare ba leta barimo abarindaga umukuru w'igihugu n'abaparakomando b'Ikanombe bafatanyije n'interahamwe kurimbura abanyapolitike batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha n'abasirikari 10 b'Ababiligi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe ku mutekano we, bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 y'igifungo muri 2007. Igihano ubu yarakirangije yoherezwa mu Rwanda akaba ari naho atuye.
Abandi bishwe ni perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, ba Minisitiri Frederico Nzamurambaho wari perezida wa ishyaka PSD, Maître Felicien Ngango wari vice perezida wa PSD, n'umugore we Odeta ubona benshi. Hishwe kandi Faustin Rucogoza wari minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR, na Rondoard Ndasingwa wo mu ishyaka rya PL bishwe ku ikubitiro n'abasirikari barindaga perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye iya mbere mu kwamagana icwa ry'abatutsi n'abanyapolitike b'abahutu batari bashyigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Guhera tariki ya 6 Mata 1994 nijoro Radio Rwanda na RTRM byacishwagaho itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo mu izina rya Minisitiri w'Ingabo, ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal, risaba abaturage kuguma mu rugo hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kwica abatutsi bose hatagize uhunga. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura, interahamwe zahise zishinga za bariyeri zitangira kwica abatutsi. Ni nako kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na ba burugumesitire n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Iyi nkuru rero twakugezagaho ni inkuru dusanga ku Gihe, yanditswe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2025, akaba ari kandi ari inkuru tugenda dukesha bamwe mu banditsi b'amateka barimo Julius Mugabo, umwanditsi w'amateka ukoresha hashtag ivuga Ask Me About Rwanda. Ukaba ushaka kumenya no mateka mu buryo bwanditse, nabwo ushaka kugenda ukajya kusura account yiwe ya X ukareba bimwe muri byinshi agenda yandika. Aya mateka rero tukaba twarafashe umwanzuro kugenda tuyakugezaho mu buryo bw'amajwi kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye ku mateka y'u Rwanda, ndetse n'uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe kuva kera ndetse ikaza no gushyirwa mu bikorwa na leta yariho icyo gihe. Ibi rero bakaba ari bimwe mu byo dukora kugira ngo tubungabunga amateka, abatoya ndetse n'abakiri batoya. Aya mateka bagomba kuyamenya kugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe uzajya kuza gupfobya amateka yacu, aho abenshi bafite ingengabitekerezo ya jenoside bimitse gupfobya amateka yacu ndetse no kubiba urwango. Ariko kandi twebwe abakiri batoya dufite umugambi ukomeye wo kurinda amateka yacu, ari nayo mpamvu tuzajya tugenda tuyakugezaho mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo aya mateka yacu asigasirwe. Nari Mr. Joe, dukomeze kwibuka